Yesu nashimwe, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza, nibyo mbifurije bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo. Dushima Imana cyane bagikomeje kubana natwe ko bukeye uko bwije, igiturinda igaturinda aho tuba turi hose. Imana ishimwe kuko n'Imana iduhora hafi ko bukeye uko bwije. Mwese ndabasuhuje abari ku migabane itandukanye y'isi, abari za Aziya, za Australia, za Oceania, za Europa, muri Afurika, muri Amerika, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda hamwe n'abumva Ikirundi. Mwese ndabasuhuje. Imana amahoro ikomeze ibishime kandi ikomeze ibiteho muri byose. Bakunze umusaraba mwese ndabashimiye, ari abakoze subscribe n'abatari bayikora namwe kuyikora, ngo tujye turushaho cyane kubana neza kuri uru rubuga. Ni urubuga rw'ijambo ry'Imana, ntabwo ari urubuga rw'umuntu ku giti cyiwe. Muri rusange ni ahantu Imana yemeye ko tugomba kuba duhora tukaba twagana ijambo ry'Imana muri rusange. Nicyo kintu Imana yaduteguriye kuri uru rubuga rwacu, niyo mpamvu tuba turiho ko bukeye uko bwije. Rero kunguka niwe ugomba kubigiramo uruhare, no gumva byose ugomba kubigiramo uruhare, ariko icyo nkwifuza nanjye nifuriza ni uko twese twazabana muri bwa bwami bwiza bwo mu ijuru. Amena. Yesu nashimwe cyane. Mureke dusenge Imana maze dukomeye cyane kumva ijambo Imana tugeneye muri aya masaha tugiye kumva. Ari mwebwe, ari abaryamye, ari ababyutse, buri wese aho yaba aherereye, mureke twumve ijambo ry'Imana. Kandi iyi ni inkomezi cyane izabana natwe mu rugendo rwo kujya mu ijuru. Ndabizi neza ko imibiri yacu y'inyuma dushobora kuba twayitunga mu buryo budasanzwe. Umubiri wawe ukohereza buri kimwe cyose gishoboka, ibyo kurya bishoboka, ariko twasanze umuntu w'imbere icyo akeneye kugira ngo abeho nta kindi usibye ijambo ry'Imana. Umuntu w'imbere iyo afite ijambo ry'Imana rigwiriye muri we, bituma abaho neza kandi bituma agenda neza mu buryo bwose bushoboka. Nawe nicyo nkwifuza cyane, uko wakomeza cyane gutunga cyane umuntu wawe w'imbere, umuhaza iby'umwuka, ijambo ry'Imana rikaba ryashobora kumutunga uko bukeye uko bwije. Mureke dusenge Imana dukomeye cyane kumva ijambo ry'Imana, tuvuge Imana tugeneye muri aya masaha. Wowe nanjye nitutaza kugwisarira kandi tuzasarura. Ndabizi neza ko ibi bintu turimo ntabwo ari twe mbere babijemo, kandi bigira umumaro mu buryo budasanzwe. Ni byonyine gusa waboneramo amahoro wagiye ushakisha. Udashakishije ukuntu wabibamo neza, ayo mahoro ntabwo wayabona. Mureke dusenge Imana maze twumvire ijambo ry'Imana. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga. Ndagushimiye kuri uwera, ndagushimiye kuri igitare cyiza, ngushimiye ko wakomeje kubana natwe baye mu ruhande rwacu Kristo. Ntiwigeze utureka, ntiwigeze utwimana, wakoze imbaraga ku buzima bwacu, nushimwe himbazwe. Mana, turi imbere yawe muri aya masaha. Nyemera cyane tugiye kumva ijambo ryawe. Ijambo ryawe rirejejwe, ariko banza unyuhagire njyewe ubwanjye ngiye kurivuga. Uhagire n'imitima abantu bose bazumva ijambo ryawe, rizabahindure mu izina rya Yesu. Ridushoboze gushyira mu ngiro ibyo ushaka, ridushoboze gushyira mu bikorwa ibyo ushaka mu izina rya Yesu. Udufashe udukomeze muri minsi yo none tugezemo, kuko abantu benshi cyane bageze rwose ku mugoroba w'isi, ariko dukeneye imbaraga dushoboza Kristo muzima. Mana, kubaho tumeze nk'uko ushaka. Urakoze ko ugiye kuba natwe muri iri jambo, urakoze ko ugiye kuba nanjye kurivuga, ukabana bagiye kuryumva n'abazaryumva mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe mu Yesu kandi ushike ko bishoboye, sabye neze nzi kubikoze wa Kristo Yesu mwami wacu. Amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, Abaroma ibice 12 nibyo tugiye gusoma. Tuzasoma kuvuye ku murongo wa mbere, iyo turi gusoma dusoma imirongo mike cyane. Niyo tugiye gusoma. Umutwe w'ijambo ravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo niyo tugiye gusomaho. Haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi mushushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa, bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari.
ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Ni kuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe. Natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Reka dukomeze 16 naho. Nuko kuko dufite impano zitandukanye nk'uko ubuntu twahawe buri, niba twarahawe ubuhanuzi duhanure uko kwizera kwacu kungana. Amena. Aya ni amagambo y'Imana dusanze cyane ahangaha muri iki gitabo, urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma, aho yari arimo ababwira hano imibereho ikwiriye, imirimo ikwiriye imibereho ya Kristo. Muri make umuntu w'umukristo ni gute ashobora kwitwara, ni gute ashobora kuba yagaragara imbere y'abantu batizera. Nicyo kintu, niyo jambo nyamukuru yumvaga ashaka kuba yababwira. Kuko urumva icya mbere cyo aravuze ngo nuko bene data ndabinyagwa imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. Imibiri yanyu, icya mbere cyo uyu mubiri tuba twambaye, turabizi neza ko hari igihe kizagera uyu mubiri tukaba twawamburwa tukazambara undi mubiri udasanzwe Kristo yaba yaratugeneye. Kristo azatwambika niwo mubiri tuzambara, maze tukazamburwa uyu mubiri uyu nguyu turushya. Kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo turwana n'ibintu bigera muri bitatu, ari umubiri na Satani n'iyi si, ko ari bitatu. Nizo ntambara dukunda kurwana, nizo ntambara buri muntu wese agwana uko bukeye uko bwije. Ariko Pawulo yanditse amagambo atabyirengagije, azi neza yuko mu mubiri hakorerwamo ibintu byinshi bitandukanye, azi neza yuko mu mubiri w'umuntu niho haboneka ibintu byinshi bishoboka. Kuko icya mbere cyo kuvuga ngo ndabinyagwa umubiri kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ube ibitambo byiza byera bishimwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero umubiri wawe, kuvuga ngo utange umubiri wawe ube igitambo cyera gishimwa n'Imana, ubundi ubusabwa kuba watanga umubiri wawe ukaba wayoborwa na Kristo, ntuze kuba wava ngo ugiye kuba wayoborwa n'ibintu runaka bitandukanye. Yesu nashimwe cyane. Rero imibiri yacu, abantu benshi cyane bashaka kugenda bayitwara mu buryo bitandukanye, ukumva wakora umubiri wawe ikintu wishakiye, ukumva wakwitwara uko wishakiye. Ariko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo ndabinginga cyane kumbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu. Ubundi umubiri wawe wagombye kubaho ari ikintu gishimisha Uwiteka, ari ikintu kinezeza Uwiteka. Uwiteka yari umubiri wawe akabona uramushimishije. Yesu nashimwe cyane. Uko Yesu meje mu gitabo cy'Itangiriro tubwira yuko Imana yaremye umuntu imurema mu ishusho yayo, ari umugabo n'umugore niko yabaremye. Abo bose yabaremye ari mu ishusho y'Imana, ibashyiraho kugira ngo bajye bakomeza bahesha Imana icyubahiro. Rero imibiri yacu ni ibitambo bizimwa. Muri make tugomba kumenya ko imibiri yacu ubwayo Imana igomba kuyireba ikumva irayinezerewe, ikumva irayishimiye. Nta kindi kintu Imana ibidushakaho cyane, ni ukugira ngo imibiri yacu tugomba kuyikoresha mu buryo bujyanye n'iby'Imana ishaka, apana uko twebwe dushaka, apana uko twebwe twiyumva. Ahubwo wagombye kwicara iyi saha uvuga ngo akantu kose uzashyira ku mubiri wawe Imana itaguha, Imana itakuremanye, uzamenye neza yuko urimo urakoresha umubiri wawe mu buryo butandukanye n'ubwo Imana ishaka. Rero Imana ikeneye yuko iyi mibiri yacu ibaho, tukagira icyo bita ishusho y'Imana turemanye, apana kuvuga ngo ugiye kugira ishusho y'ikintu runaka ugasanga hari ubwiza runaka urimo urishakira, urimo urishira mu buryo budasanzwe. Ariko Imana icya mbere kirashaka yuko umubiri wawe uguma umeze nk'uko Imana yakuremye, kuko icya mbere ikeneye kuri wowe ibyo byo wishyiraho ibindi bitandukanye. Imana icyo ishaka kuri wowe ni ukugira ngo ugire umubiri uhesha Imana icyubahiro. Yesu nashimwe cyane.
Rero abantu benshi cyane tugenda duhinduza imibiri yacu ugasanga tubatisha ibintu bitandukanye ukagira ngo niwe Imana niwe izakureba ngo yumve iranezerewe. No, ntabwo bizigera bishoboka. Wateraho inzara zindi aho ngaho uba urimo urakora icyo bita gukosora Imana. Kandi tugwije icyo abantu benshi cyane bita ngo ni abakristo, bita ngo ni abantu batandukanye, ariko barimo baragwanya Imana mu buryo budasanzwe. Umubiri wawe ubwawo warwanya Imana kandi nawe utabizi neza yuko uri kuyirwanya. Ariko iyi saha tuvugana haracyariho ibyiringiro by'uko wakongera ugakira, kuko icya mbere cyo Imana irashaka yuko dutanga imibiri yacu ikaba igitambo, kandi igitambo ntabwo kigomba kuba gifite inenge. Nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya neza. Igitambo batambaga ntabwo cyabaga gifite inenge. Rero umubiri wawe nawo ugomba kuwutanga udafite inenge imbere y'Imana. Haleluya. Ugomba gutanga imbere y'Imana udafite inenge habe na gato, ahubwo ukibaza cyane ukabanza ukavuga ngo umubiri wanjye uko wameze kose ndizera ndashirikanya yuko uyu mubiri wanjye urimo urahesha Imana agaciro, urimo urahesha Imana icyubahiro. Ariko ibyo wakora ku mubiri wawe bidahesha Imana icyubahiro, uzamenye neza yuko aho ngaho urimo urakora icyo bita icyaha. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Rero abantu benshi cyane ibintu barimo cyane muri iyi minsi barimo barakosora Imana cyane cyane ku mibiri yabo. Ukumva umuntu avuga ngo isura Imana yampaye ngo ndashaka kuba nayihindura. Aho ngaho urimo urakosora Imana. Mugasanga umuntu araje afashe ikintu bita imisatsi ya yindi ivuye ahandi atari imisatsi uvuye ku mutwe wiwe, arayifasha atangiye kugenda yisukisha ngo agiye kubohesha umusatsi wundi. Aho ngaho urimo urica icyo bita ikintu Imana yakuremeye. Imana yakuremye ikwishimiye kandi igweza n'umubiri ikwishimiye, yaguhaye iyo sura uko yakugize bigomba kuba biguhagije. Nicyo baza abantu benshi cyane bafite cyane muri iyi minsi baze kunyurwa. Igihe cyose utari wanyurwa cyane n'ukuntu ubaye bizatuma ukomeza gucumura ku Mana uko bukeye n'uko bwije. Ariko iyi saha tuvugana wongere cyane, wongere wisuzume cyane, wongere cyane, wongere wirebe. Nusanga hari ikintu naka wishizeho gitandukanye n'ukuntu Imana yakuremye, uzamenye neza ko wakoze icyo bita icyaha. Wongere wemere Imana, wongere usabe imbabazi kandi Imana izakubabarira. Yesu nashimwe. Amena. Tugwije abantu benshi cyane bari mu matorero, ukumva barakubwiye mu matorero akubwira ngo nta kibazo ngo kubohesha umusatsi, ngo nta kibazo ngo kuba wakwambara ipantaro, ngo nta kibazo. Ariko imibiri yacu Imana yayiremye ifite gahunda. Imibiri yacu igomba kuba yo kunezeza Imana, apana kwineza twebwe kukumva wowe ugiye kwinezeza. Nushaka kwinezeza ntabwo uzigera unezeza Imana. Ariko niba ushaka kunezeza Imana, irambure cyane ibi byose n'ibituremerera byose. Amen. Yesu nashimwe cyane. Iyambure byose ukureho, wemerera Imana. Imana yongere ikuyobore, Imana yongere ibe ku mubiri wawe, yongere uyobore, izakwigisha. Niwemerera Imana ukaba igitambo cyiza. Muri make Imana ikene ko uwo mubiri uza ukaba igitambo cyiza gishimwa n'Imana kandi cyemewe n'Imana. Apana kuvuga ngo ngiye ngo ibingibi ngo ngiye kubigenda gukena gutya, ahubwo banze baze cyane ukomeze uko ngaragara niko Imana niko yemera. Nusanga ibyo byose Imana itari buze kuba yabyemera, biraza gutuma ufata umwanzuro uvuge ngo Mana mbabarire. Ibyo biraza kuba bihagije. Amena. Yesu nashimwe cyane. Kandi ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ibi bintu byose Imana yabyanditse, yarize neza yuko hari igihe tuzageramo, akaba ari igihe kigoranye, akaba ari igihe cyurushya abagenzi, akaba ari igihe abantu bose bibaza uko babigenza, akaba ari igihe umuntu yumva yuko yagenda agatanga umubiri we kugira ngo aze kubona ikintu runaka, kugira ngo aze kubona akazi, aze kubona ikintu runaka gitandukanye. Ariko Imana iravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Yesu nashimwe.
Imana ikeneye yuko umuntu wese w'umukristo ahagarara neza ku izamu ryiwe akamenya neza Imana yampamagaye niyihe. Ntago ari pastor waguhamagaye, ntago ari umuntu waguhamagaye. Muri make niba ari Imana yaguhamagaye, ongera ubaze Imana icyo ugomba gukora. Ariko ngo ntimushanyira b'iki gihe, ngo ahubwo ngo mugire imitima mishya. Ntago wagira umutima mushya ukirimo wihindura, ukirimo wanga kuba wakubahiriza ibijyanye n'iby'Imana ishaka. Ahubwo banze wemere cyane Imana uyibwire ngo iyi saha nemeye kongera kuyoborwa nawe, iyi saha nemeye kongera kugendana nawe, nta kindi nkeneye imbaraga zinshoboza kuba natunga umutima mushya. Yesu nashimwe. Ntabwo uzigera ugira umutima mushya utabanje kwiyambura igomwa ryose n'isindwe. Uzagira umutima mushya ariko wemeye kuba wayoborwa n'Imana. Uzagira umutima mushya ariko wemeye yuko umubiri wawe Imana iwugiraho uruhare, maze Imana akaba ari kuyobora muri byose. Yesu nashimwe. Ntabwo uzigera ugira umutima mushya, ntabwo bizigera bikunda. Yesu nashimwe cyane. Imana iyi saha ikintu igukeneyeho, ikeneye yuko ugira umutima mushya. Nta kindi kintu ngo nimushakishe ukuntu mwamenya icyo umwami ashima kandi ashaka, kuko ntabwo uzahinduka icyaremwe gishya utari wakwinjiye muri Kristo Yesu. Hari abantu benshi cyane binjiye mu madini ariko batigeze binjira muri Kristo. Kwinjira mu idini ntabwo biguhesha gutunga agakiza. Iyo winjiye muri Kristo niwe utunga agakiza, ariko iyo uri mu idini uba uri umwambure w'idini, watura bikemera, watura amaturo uvanye mu busambanyi, watura uvanye mu businzi, watura uvanye mu bujura, watura uvanye mu bwesikoro, watura amaturo uvanye mu bintu bitandukanye, watura amaturo uvanye no mu bwicanyi, ariko idini rikayakira. Ariko Yesu ubwiwe ntabwo yashobora kwakira ibyo byose, kuko ituro Yesu akeneye nta kintu akeneye, akeneye icyo bita umutima wawe. Yesu nashimwe. Uko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera byose bitabikurwaho, maze wa muntu akinjira muri Kristo. Rero nta kindi kintu kizaguhesha kuba watunga, kuba waba igitambo cyiza gishimwa n'Imana, uretse kuba wakwemera gutunga icyo bita umutima mushya. Niba ari gutunga uyu mutima, bizagushoboza kubaho umeze nk'uko Imana ishaka. Yesu nashimwe. Aleluya. Yesu nashimwe cyane. Ngo akomeza tubwira cyane ngo kandi ndi mushushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Yesu nashimwe cyane. Ntagomba kwishanyana nka kanaka. Imana yakuremye uri ikinege wowe. Uri umuntu Imana yaremye, yagutekereje mu bitekerezo byayo. Ntabwo yaribagiye yuko uzavuka ukavukira umuryango umeze gutya na gutya. Niyo mpamvu ko yarwaga agakiza ni inike kuri wowe, ni ikinege kuri wowe. Ntabwo mugasangiye n'uwo muntu mubana nawe. Ushobora gusanga wabutunze agakiza ariko gadatunzwe n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa abana bawe. Ariko icyambere Imana igushakaho nuko wemerera Imana ukongera ukagira uyu mutima, kuko uyu mutima mushya ntabwo uzawutunga utari wemera kwitanga ukaba igitambo imbere y'Imana. Kuko icyambere Imana bivuze ngo agiye kuba igitambo imbere y'Imana. Kuba igitambo ni ukwemera ugapfa kubw'ibyaha, maze ukaza kuzuka na Kristo. Ntabwo uzahura na Kristo wanze kwitanga ngo ube waba igitambo kizima kiragishimwa n'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana ikeneye yuko twitanga tukaba abazuke, tukaba icyo bita ibitambo byiza byera bishimwa n'Imana. Kuba rero wava ngo wabaye igitambo ntabwo bisaba yuko ufite experience mu kintu runaka. Kuba igitambo cyera gishimwa n'Imana ntibisaba degree runaka, ntabwo bisaba igihe runaka umaze mu kazi, ntibisaba igihe runaka umaze mu idini. Ariko n'iyi saha wasanga umaze n'imyaka 50 mu idini ariko
utari watunga ikintu bita agakiza. Ntabwo uzigera uvuga ngo ufite agakiza udafite umutima mushya. Kristo atabanje gukuramo uwo mutima wawe, uwo mutima umeze nk'ibuye utari wakuvamo, ntabwo uzigera utunga umutima mushya. Uzatunga icyo bita umutima mushya, ariko wa mutima umeze nk'ibuye wamaze kuba wakuvamo burundu. Yesu nashimwe cyane. Aleluya. Imana irashaka kuba yaduhera icyo bita imitima mishya, ariko natwe ubwacu ikeneye yuko twitanga, tukihereza Imana muri rusange. Bikaba ngombwa yuko umuntu wese aho yava akagera agomba kugaragara imbere y'Imana yejejwe, afite umutima wejejwe, kuko umutima w'ikibi ntabwo uzigera ugera imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Ntabwo uzigera ugera imbere y'Imana. Umutima utunganye, umutima ukiranuka, niwo mutima Imana izemera. Yesu nashimwe cyane. Rero Imana ikeneye yuko tuyemerera cyane, tukaba twaba ibitambo bizima byera bishimwa nayo. Apana kuvuga ngo uzatanga amaturo n'ibyacumi ngo uzashimwe, ngo uzafite gufasha imfubyi. Banza wifashe wowe ubwawe, ubanza ugire umutima ukiranuka, umutima umeze nk'uw'Imana ishaka. Umeze nk'Imana ishaka. Nta kindi Imana igukeneyeho, nuko ugomba gutunga umutima umeze nk'Imana ishaka kandi Imana yifuza. Yesu nashimwe cyane. Imana ikeneye yuko uyu mutima, Imana ikeneye igitambo cy'umutima wawe, nicyo yifuza kurusha ibindi byose. Ibindi byose bizaza ari inyongera ku buzima bwawe. Ibindi byose bizaza bisa naho ari inyongera zidasanzwe, ariko ikintu Imana igushaka we cya mbere cyo nuko ugomba kwitanga, ukihereza Imana, ukaba umuzuke, ukaba umuntu asanzwe, ukaba umuntu w'agaciro, ukaba umuntu w'umumaro imbere yayo. Yesu nashimwe cyane. Na agakora gatuya kaba kaje gutyo, ariko nuko bigenda. Ariko icyo mbifuriza, ariko icyo dushaka ku Mana, nuko dushaka gusaba Imana ko Imana dushoboze tubeho turi ibitambo bigize bishimwa n'Imana, ibitambo bigize Imana yemera, turi abantu Imana yemera, kuko kuba idini rikwemera, kuko kuba wemerwa n'abantu mubana muri korari, nabo mubana mu nama nyobozi, nabo mubana muri biro nyobozi hariya, nabo mubana ahantu batandukanye, ntabwo bizatuma Imana ikwemera. Yesu nashimwe cyane.